Yes, nagiye mbasuhuza umuherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Yes, abari mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi itandukanye y'u Rwanda mwese ndabasuhuza cyane. Abari hanze y'u Rwanda muri Malawi, Mozambique, Uburundi, Uganda, Tanzania, abari muri Denmark ndabasuhuza cyane. Abari muri Zambia by'umwihariko i Lusaka mumeze mute? Abari Lusaka mu mujyi wa Lusaka katikati mumeze fresh. Abari Mutendere Maproti 6 miles, 10 miles, 15 miles mwese mumeze fresh. Abari Jamaica hejuru cyane bantu banje. Yes, ndabasuhuza cyane, ni mwawuka bwanje mwacoma bwanje Lusaka muri abantu banje cyane. Yes, ngende weekly hano ni kuri Gasake TV show. Wakwibaza uti weekly tuzana ibiki hano kuri Gasake TV show? Nkuko bisanzwe bari amakuru yizewe, amakuru agezweho, amakuru azira ibihuha ni hano kuri Gasake TV show. Njya nkubwira nikora subscribe, share, like na commentaire tujye twibanira hano kuri Gasake TV show. Ariko waba ufite umutima mubi ngakubwira ni byihorere. Aha mbazaniye amakuru y'umugabo bita Salongo. Iyo mvuze izina Salongo wumva umupfumu, ndabizi neza cyane. Uyu Salongo RIB Rwanda yamutaye muriyombi ku itariki 31 ijya kumucumbikira. Uyu Salongo aracumbikiwe bita muri kasho. Wakwibaza uti uyu Salongo yakoze iki kugira bari ahantu nkaho ngaho? Uyu Salongo muramuzi cyane, mwagiye mubona ko ari ibintu by'ibitangaza, agendera hejuru y'amazi, yica ihene atayikozeho, ateza abantu inzuki, atwara moto ya mukuru we. Hanyuma mukuru we aza hano nk'uko abandi bose bahaza. Ubu ngubu yakoze amakosa kuyizana hano, agomba kuyitwara kwa mukuru we. Jye sinarinzi ko uyu nguyu ari umujura cyangwa atari umujura, ntago bindeba. Icyo ndeba nuko azanye moto. Nuvuga ngo jewe rero inkoni yanjye yo nyitunze mu nzuki zigomba kugenda zikajya kureba ikintu ntongereyeho. Twumvishe ngo hari abandi bantu bazanye moto. Twumvishe ngo hari abantu bazanye magari. Jaja abangabo ngo bemeze gute? Izi nzuki kugira ngo nze kumworohereza kubera ko yageze aha ngaha zigomba kuyiva akayijyaho ayitwaye kubera ko ava kure. Nazi inkuru ndayijyana nyigezeyo nta kibazo. Kuba atarazi gukuraho ni zembogamizi uri kugira ziri kukurya bimeze bite? Zamwica, ariko kandi moto yishyize hasi akayisiga kandi agomba kuyizana. Bumvise ko bimotera inyota akagira icyaka cyo gusubiza ikintu cy'abandi bagikuye, ariko yo zamuteye inyota zo kuyizana aha ngaha. Uyu Salongo yakoze ibitangaza byinshi cyangwa se nushaka kubyita amabara menshi. Uyu Salongo yanze gupfa rimbwa, yanze kuba umukene, aravuga ati nge nzajya nyabakuramo kubumaji bwanjye we. Aho kwicwa n'ubukene wakwicwa n'inkoni.
rate ho kwicwa n'ubukene wakwicwa n'ibibando bya polisi. Ariko nanjye nge ntago ari uko mbyemera ahubwo umuntu arakora cyane agakora. Uyu Salongo wakwibaza uti se ko namubonaga agendera hejuru y'amazi, RIB yaje kumuhangara itemwa. Ibyo waba ukora byose, icyo waba uri cyo cyose, ntabwo wemerewe kurenga ku mategeko y'u Rwanda. RIB bayakubonye nk'esho. Uyu Salongo wakwibaza uti azira iki? Ndaje nkukubita ibintu bigera kuri 3 byose RIB yishinja uyu Salongo. Salongo uyu dore hano rwose uramubona uburyo agenda hejuru y'amazi, aguruka nk'aho ari Yesu. Uyu Salongo arashinjwa na RIB y'u Rwanda kuba yihesha iby'abandi akoresheje uburiganya. Ubwo ibyo ni uguteka imitwe. Uyu Salongo arazira kwihesha impamyabushobozi adafitiye ububasha cyangwa se adafite. Dore ko uyu Salongo ubu ngubu rwose akubwira ati nge ndi Dr. Salongo. RIB iravuga iti dogiteri wahesha, wewe mbwe muzajya mwiga zayiga nibibura mwaka muze ngo muri ba dogiteri. Salongo guteka imitwe gahoro ugakora cyane byaguteza imbere. Yes, uyu Salongo nibyo bigera kuri byose azira, ariko RIB iracyabikurikirana. Ariko yaravuze iti kugira tubikurikirane neza fresh turaba tugucumbikiye mwana. Yes, murabimenyereye muri iki kiganiro tuba turi kumwe niyo bita Serious Company. Serious Company ni ikigo giherereye hano muri Zambia. Waba uri umucuruzi, waba ukeneye inzu yo kugura, waba ukeneye ikibanza cyo kugura kidafite ibibazo batagurishije ngo bongere bakikugurishe, byose ni Serious Company. Serious Company gufasha gushaka ishop niba uri umucuruzi, ugacuruza wunguka, ugacuruza ubara amakwaca. Apana ibyo gusinzira, apana ibyo gusinzira mu ishop utangira gusoma Bibiliya atari impano yawe kuko kubura abakiriya mwana. Byose ni Serious Company. Ndaje nkukubita nimero ya Serious Company ni 0972 547189. Serious Company. Ndayisubiramo kandi nimero ya Serious Company. Yes, nimero ya Serious Company ni 0972 547189. Serious Company. Murwanya ubukene mukore cyane. Serious Company muyiga nibarangira amashopu meza mucuruze mwunguka wana. Ni Salongo ubwirwa bata amagambo make gukora cyane nibyo byaguteza imbere. Ubushize narayifashishije kuko mwabibonye abantu barasakuza barabyigana kandi baripfobya, avuga nti yari umuzungu wabikoze hari ko tuvuga ibindi. Natwemeze, mureka twemeze, reka twemeze. ntabwo bibaho rwose. Isura bamenye ko bamwita
ntabwo nzi bamwita gusa nyambise numva ko yaba ari Yesu. Ko kugarura amafaranga yese ubwo ngubwo. Oya nyene nose kugiye kumuhana ariko kugarura amafaranga ye. Nyine umuntu yatemera uramwemeza sibyo? Urikira saro. Ukere. Ese baze nkore ko hano umuntu wo. Wena kubwiye mutunze. Mbire mu kazi. FTV Studio. It's week rest alongside the Chris Pocket. Serious boys come chima. Urukundo habamo byinshi ibyiza n'ibibi nzahora iruhande rwawe nzaguha urukundo nyarwo mwiza wanjye sinzagutererana nzahora iruhande